Yesu Kristo ashimwe. Uyu munsi dutangiye urwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Icyubahiro Yesu arusha abamarayika. Kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'ikomeye cyane yo mu ijuru, amaze kurusha abamarayika icyubahiro, nk'uko n'izina yarazwe riruta ayabo. Mbese ninde wo mu bamarayika Imana yigeze kubwira iti, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye? Cyangwa ngo ivuga iti, nzaba se, nawe azaba umwana wanjye. Kandi ubwo izongera kuzana imfura yayo mu isi, izavuga iti, abamarayika b'Imana bose bamuramye. Iby'abamarayika yarabivuze iti, ihindura abamarayika bayo imiyaga, n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti, intebe yawe Mana ni iy'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ari yo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima, igakurutisha bagenzi bawe. Yongera kuvuga iby'umwana wayo iti, Uwiteka, mbere na mbere ni wowe washyizeho urufatiro rw'isi, n'ijuru naryo ni umurimo w'intoki zawe. Ibyo bizashiraho, ariko wehoho uzahoraho. Ibyo byose bizasaza nk'umwenda, kandi uzabizinga nk'umwitero, bihindurwa ukundi. Ariko wehoho uri uko wahoze, imyaka y'ubugingo bwawe ntizagira iherezo. Ariko ninde wo mu bamarayika yigeze kubwira iti, icara iburyo bwanjye, ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe? Mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera, ituma gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Igice cya kabiri. Kutirengagiza kwita ku gakiza gakomeye nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutayumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo, kabanje kuvugwa n'umwana wacu, natwe tugahamirizwa n'abamwumvise? Imana ifatanije nabo guhamya ibihamisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'Umwuka Wera zagabwe nk'uko yabishatse. Icyubahiro Imana yahaye abantu kurusha abamarayika. Abamarayika si bo Imana yahaye gutwara isi izabaho iyo tuvuga, ahubwo hariho aho umuntu yigeze guhamya ati, umuntu ni iki ko umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ko umwitaho? Wamumenye umucishije bugufi, aba hasi y'abamarayika ho hato. Wamwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba, wamuhaye gutegeka imirimo y'intoki zawe, umuha gutwara ibintu byose, ubishyira munsi y'ibirenge bye. Ubwo Imana yamuhaye gutwara ibintu byose, ntacyo yasize itakimuhayeho urutabi. Nyamara kugeza ubu ntiturabona ibintu byose bitwarwa nawe, ahubwo tubona Yesu wacishijwe bugufi akaba hasi y'abamarayika ho hato. Tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba, kubw'umubabaro w'urupfu yapfuye, kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongerere abantu bose urupfu. Kuko byari bikwiriye ko Imana byose byaremewe ikabibeshaho, iyobora abantu benshi mu bwiza, itunganishije rwose umugaba w'agakiza kabo kubabazwa. Kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe, nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se, ati, nzabwira bene data izina ryawe, nkuririmbire ishimwe hagati y'iteraniro. Kandi ati, nzaba ari yo niringiye, kandi ati, dore ndi hano, njyewe
n'abana Imana yampaye. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abone uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye keretse urubyaro rwa Aburahamu. Nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Igice cya gatatu, uko Kristo aruta Mose imbuzi zo kutumvira no kutizera. Nicyo gituma bene data bera mwebwe abafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru, mukwiriye gutekereza Yesu ari we ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura, ukiranukira yamutoranije nk'uko Mose yakiranukiraga mu nzu yayo hose. Kuko Yesu yatekerejwe ko akwiriye guhabwa icyubahiro kirusha icya Mose, nk'uko icyubahiro cy'umwubatsi kiruta icy'inzu, kuko amazu yose agira uyubaka, ariko Imana niyo yubatse ibintu byose. Kandi koko Mose yakiranukaga mu nzu yayo hose nk'umugaragu, kugira ngo abe umugabo wo guhamya ibyajyaga kuvugwa hanyuma. Ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo. Iyo nzu yayo ni twe, niba dukomeza rwose ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana ngo bikomere kugera ku mperuka. Nuko rero nk'uko Umwuka Wera avuga ati, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima, nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza, ku munsi wo kugerageza mu butayu, aho ba sekuruza banyu bangerageje bantata, bakabona imirimo yanjye imyaka 40. Nicyo cyatumye ngirira umujinya b'icyo gihe, nkavuga nti imitima yabo ihora iyoba, kandi ntibarakamenya inzira zanjye. Nuko ndahirana umujinya wanjye nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko bene data, mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera, umutera kwimura Imana ihoraho. Ahubwo muhugurane iminsi yose, bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha. Kuko twahindutse abafatanije Kristo, niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye, ngo bikomere kugeza ku mperuka, nk'uko bivugwa ngo, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima, nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza. Mbese ni bande bumvise bakayirakaza? Si abavuye muri Egiputa bose bagiriraga umujinya imyaka 40? Si abacumuye bakagwa, intumbi zabo zigahera mu butayu? Ni bande barahiriye ko batazinjira mu buruhukiro bwayo? Si abatayumviye? Kandi tubona ko batashoboye kwinjiramo kuko batizeye. Igice cya 4, uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atarishyikira. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nka ba bandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Ubwo yavuze iti, narahiranye umujinya wanjye nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Ari bwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa 7 iti, Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa 7. Kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira.
Imana yongera gutoranya umunsi ari wo uyu munsi, ivuga mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Iyo Yosuwa abaruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Nuko rero ku bw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Nuko tugire umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya ba bandi cyo kutumvira. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Kristo ni umutambyi mukuru uruta abatambyi bakuru bo mu isezerano rya kera. Nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kutababara mu gihe gikwiriye. Ibice 5. Umutambyi mukuru wese iyo atoranijwe mu bantu, ashyirirwaho gukora ibyerekeye Imana ku bw'abantu, kugira ngo ature amaturo, atambe n'ibitambo by'ibyaha, kandi abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye, kuko nawe agoswe n'intege nke. Ndetse nicyo gituma akwiriye no kwitambirira ibyo byaha nk'uko abitambirira abandi. Ntawiha icyo cyubahiro, ahubwo ahamagarwa n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Niko na Kristo atihimbarishije kwigira umutambyi mukuru, ahubwo yabihawe n'iyamubwiye iti uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Kandi nk'uko yavuze n'ahandi iti uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melisedeki. Yesu akiri mu mubiri, amaze kwinginga no gusaba cyane, yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubaha kwe. Nyamara nubwo ari umwana w'Imana, yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye, kandi amaze gutunganywa rwose abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. Imana ubwayo imwise umutambyi mukuru wo mu buryo bwa Melisedeki. Tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa, kuko mwabaye ibihuri. Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha, ubu koko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana. Kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Tuzakomeza.